twongeye kwitereka ku kintu cy'umwami, ariko ikintu cy'umwami ngo kiraza kuba siroga y'umwaka. Uyu mwaka ni ku kintu cy'umwami. Ikintu cy'umwami umuntu ugifite koko yakizana. Ko hari amakuru twamenye ngo kiri gutera n'umwaka ngo kiri gutera n'umwaka buri muntu wese usa nkaho agifiteho amakuru. Gusa mu gitondo nabonye akantu uruntu rujya kumera nk'urukoroto nk'uruceri, wanzikiwe ntunge, rujya kumera nk'urukoroto nk'uruceri, nteruye koko numva rufite ya magarama numvishe nyiracyo avuga. Ariko niba biri bukunde nzamuhamagara ndumufotorere ndumwoherereze ndebe ko yazanamo n'akantu. Ariko ikintu cy'umwami rwose kirakenewe hano kuri katedrali. Ariko se ubundi hari ikintu turi no kwibaza, ubundi buriya twabwirwa n'iki ko nyiracyo atari we ukibitse? Buri diru twabwirwa n'iki ko atari wowe ukibitse ukaba uri kubeshyira abandi bana? Hari umuntu wakubajije ngo ese ngo umuntu abaye agifite ariko ntikiboneke akaguma akakibika byamutera izihe ngaruka? Numva uriye indimi wowe buri diru. Ese koko ikintu cy'umwami, ubundi ikintu cy'umwami bakikugaruriye ubundi wakimaze iki? Gifite akahe gaciro mu buzima bwawe? Gifite akahe gaciro? Ese wenda nka buri nguni cyangwa buri kantu, niba koko bagifite nk'uko kibashinja nuko nawe urakekeranya ntabwo ubizi neza, ubundi bakiguha nako bakigumanye cyabamarira iki mu buzima bwacyo? Ariko umuntu ufite ngo ikintu cy'umwami akizane kuri katedrali, umuntu ufite ikintu cy'umwami, dore niyo siroga y'umwaka. Ikintu cy'umwami cyabaye ikintu cy'umwami, ni ikintu nyine kimeze nk'igiceri, mwarakibonye, ni ikintu cy'igikoroto cy'igiceri ngo gipima hafi ngo ikiro. Urumva ko gikoze muri ni bronze, ni zinc, ariko ntabwo yaba zinc nkurikije ibara nakibonanye. Gusa aho kiri hose buriya nyiracyo wenda ashobora kuba yarakibonyemo nk'umuzigo nyine wo kuzagurisha ku Mushinwa cyangwa ku Munyamerika mu nzira hakabwa. Ariko ikintu cy'umwami kuri katedrali kirakenewe. Ubwo ni nkaho tumutabariza, yaba buri nguni yaba buri kantu. Ese ubundi kuki ngenda atangara iyo uvuze ngo ikintu cy'umwami bakizane, kuki ntawe ugusubiza ati kirahari cyangwa nta kihari, tuzakirwa cyangwa se ntacyo tuzaguha? Umuntu yakwibaza ako kantu ubundi bazakimaze iki? Ariko ahantu cyaba kiri hose umuntu ufite ikintu cy'umwami turatabaza ikintu cy'umwami rwose kiboneke.